mwongeye kwirwa inshuti bavandimwe bakunzi ba Karungu TV, ndagira ngo nongere tugaruke ku bintu bigendanye n'ifunga ndetse n'ifungurwa ry'insengero, aho abantu bakomeje kurenga ku mabwiriza ya leta bagakomeza kugenda basenga mu buryo butemewe cyangwa se bunyuranyije n'amategeko, bitwaza ngo bari gukorera Imana cyangwa se ngo bari kubuzwa gusenga, ariko ntabwo mu by'ukuri ariko biri, kuko iyo abantu bahaye gahunda baba bagomba kuyikurikiza. Nk'ubu ejo hari umupasitori nabonye bafashe mu burasirazuba wari wajyanye abizera mu gusenga mu rusengero rufunze, urumva ntawe biba ari byiza. Umunsi naho inzego z'umutekano ziriwe zihanganye n'abantu bazamukaga umusozi wa Ndabirambiwe, bajyayo bababwira batoya si byemewe, bakanga bagakomeza bagahata. Bavandimwe rero, nta mukristo ukwiye kwitwara atyo, ahubwo dukwiye kuba abakristo nyabakristo basenga kandi tukagira gahunda. Ubundi igituma abantu bakomeza kubyihambiramo ntabwo ari ugukunda Imana ndetse si no gukunda kirisitu, ahubwo impamvu ni ugukunda inyungu z'isi ndetse n'amafaranga. Abenshi baratekereza uburyo bakongera kubona amaturo, bakumva nta biragoye, ariko kambabwire ni musenge. Imana irashaka abantu bayisenge mu kuri ndetse no mu mwuka. Murakoze.